ukuntu warasaze uryamye wambaye imyenda y'akazi jya kujya ku kazi wakerewe umva Martin nkorera commande spaghetti bolognese na cocktail ya jus asugura mu biki jya ukabana waje se tugafata breakfast waraye wambaye genda ndaje umugore wanjye nkunda cyane mu by'ukuri dukeneye gutera imbere mu mirire yacu c'est vrai kandi jya vuba abantu ujye ku kazi rero ugomba kumenya ko breakfast ari byo biryo bya mbere bifasha umuntu ku munsi reba nk'ubu hari nka za karori dukeneye ntazihari karori harya bisobanura iki karori se karori nyine urebye karori uyabura karori ni nk'amabora ameze ukuntu bicecekanye ntukazajya uvuga ibintu utazi ndabizi urampinga gusa mu gihe gitoya ndabamenye byinshi kuko nzandi gukorana na chef wanjye nyine igihe utarabimenya ngira ngo ujye kubimenya urashaka gukererwa kumusondera bakakwiruka aho reka ngira ariko ibintu ndabona bisekeje ibiki ubundi mbere niho wajyaga mu kazi ngiye nkirwa hano ndinda urugo byarimba nkinywera n'amacupa byari ko n'icyumweru kimwe gusa ankete nirangira nzasubira ku kazi ako se wagiye we barakwirukana utarangira ku kazi saka ndebe ibintu byanjye ariko ndiko iki wambaye useka yuranga amazu gutakicara hamwe iki wambaye mwana iki si ibyo ubona niki harya ntago nakubwiye iki se none my friend ubu ngiye kuba chef w'abakwikwi uriya restaurant bita The Heart ngiye kurya ku noti man umva ngenda araya amajoro niga kubijyanye no guteka urumva kuri internet kandi CV yanjye barayemeye ubu ngiye gutangira umuntu utazi no guteka igi n'umureti wapi none ngo ugiye kuba chef muri VIP hariya washobora harya ho uri gafotozi ntabwo nzaba nde uzarusha kashu gusa nindamuka memba ntuzabunza uwo muhogo wawe nguje kunywa amazi uzazijyana izo cyane umva hasi ufotora iki wambuza Hey, hi Rusa, how are you? Good. I have heard a lot of things about you. I'm looking forward to work with you. Yes, me best. Okay, are you ready for action? Yeah, no problem. Okay, so Yes. let's go to the kitchen. Yes, go. So this is the place where we wash the pots, pans, plates. Okay. And here is we keep our plates over here, eggs. So this is where we store our vegetables. Here we keep our spices. This is our fridge, freezer. This is the grill. Okay, and I have heard you make great filet mignon, medium rare with mushroom sauce. Yeah, me number one. Filet Yeah, mignon, best. filet Yeah, mignon. filet mignon. Okay, I'm very hungry. I don't have my lunch. You say filet? Filet mignon, Yeah, I remember. No. mushroom sauce.
You hungry? Yes, very hungry. Yeah, okay, no I problem. want to eat your filet mignon. Yeah, okay? no problem. Okay, so this is Vedaste and Pazo. They will be helping you Yeah. if you have any problems here. Yeah, no problem. Okay? So good luck. Yeah, thank you, sir. Thank you, thank Yeah. you. Sasa sita ntizigeze kankura agasalade saa yine narangije imirimo yose amuhamo kwa bowa ndakora iki Mwiriwe. Mwiriwe. Ego, maze iminsi nifuza kuganira namwe kuva mwakimukira aha ngaha. Shase sinjya mboneka mba nagiye ku kazi ariko ubu ndahari We, kandi nari mfite ibintu ushatse waza ukabuganiriza. kenayi nayo hano ni mu rugo nari nicaye hano. Tuye hano? Reka ukaba herekeza nkareba mu rugo. Okay. My God! This is a filet mignon. Do you know what is a filet mignon? Yes, boss. I cook it for the president of Zimbabwe when I was Harare. But this is very fast, boss. No problem. Do you know what is a filet mignon? Tell me the truth. Yes, I do. Tell me the truth. Are you a chef? But You killed that filet mignon, my friend. Please take off your hat and go and clean the pots and pans. Leave the meat there. Take off your hat. Give me your cap. Please go clean the pots and pans. Yes, Sha musaza wawe akora ibintu byiza pe. Cyane. Mwiriwe. Mwiriwe shiri. Hano se byifashe gute? Tuha. Wowe se bite? Biraho nyine. Witwa Claudette n'umuturanyi. Claudette ni umugabo wawe. Okay. Nishimye kubamenya. Ego natwe turabyishimiye. Sheri waza nkakubwira ngo Claudette ndaje. Shiri gusa gutya se byagenze bite? Sheri wahora n'iki none uzi ibintu byambayeho. Nabaye nkigerayo mbona bazanye igifuka cyuzuye ibirayi ngo ni impate. Bazana amatorosho ibyombo. Nje sinzi. Yicyambabaje n'ukuntu navuye ntavuganye na chef. Ese ubwo niko kazi wari ugiye gukora? Cyayisekere. Nyine babonye nkinjira babonye ukuntu ndi smart nambaye nk'umushefu. Bagira ngo nje gusimbura wari usanzweho. Umva. Babonye bampaye igifuka baraseka. Umva nanjye ndaguseka rwo. Ko wari wambaye uniforme nzi kujya kuba chef. Nta bindi wavuga. None nawe ndaje nsanga mwiteretse amacupa n'iki. Ese wanyweye byeri kuva ryari shiri? Ibintu ko ari njye ubisanga nkwe. Byaje kuva ryari? Urona runo rugo nzarushobora njye nyine ntaranafatisha. Nawe ubundi kano kazi nkubwiza ukuri. Sinzi ko nzagashobora. Karutwa nako ubufundi njye nikoreraga. Mbabarira kabisa winsetse. Ubundi sikubizi njye nanyweye byeri ryari. Nizura mukobwa. Ako yambwiye ibintu byiza rero urumva. Musaza we akora ibintu bijyanye na ICT kandi batangiye programme nshyashya. Ubwo rero ndagusabye appointment yo kujya kubonana nawe ugatangira training ya ICT. Imeze gute se?
nyine ni porogaramu yo kwiga abantu batarangije bakareba uburyo bakora kandi iyo utsinze bakuha stage ukanakora bakwishyura. Shashira ibyo bintu ko numva ari byiza kandi urabizi computer asigaye ndeba wabo yashimishije cyane ubuzima bwe bwa bugiye guhinduka. ahubwo si Imana yabikoze ikanyiza no mu ruho koko. Harya uriya mukobwa yitwa Claudette. Okay, none se twabuza andi mabyeri tukishimira uno munsi ko inkuru maye iranshimisha. Oya umenye ko umwana atarataha ugomba kubanza ukajya kumucyura. Nta kibazo ndamuzana sibyo ahubwo kamihindura bino bishamba ndaje. Suvuye shiri Twebwe kizaho mukobwa. asa agenda adasezeye. Nabona agatangiye gusinda. Hello. Ok. Merci, murakoze. Sawa. Shiri nta mahoro se? Nta mahoro ni ku kazi. Nizere ko noneho batagiye kukwirukana. Oya. Yabizi runo rugo ngiye ntabwo narushobora ngiye nyine. Oya, kete yarangiye. Muramamagaye babwira ko nzasubira ku kazi. Kubera ko shefu wacu wavuganye n'abajyanama b'ubuzima bamubwira ko nabafashije ibintu byinshi. Ubwo rero nta kibazo. Noneho bivuze ngo ugiye gusubira mu kazi. Nta kibazo. Shari Imana ishimwe. Shari wari unangiye kuntera ubwoba byata unazi ko bakwirukanye. Gusora urugo wabi. Bw'iyo mpamvu rero kagudukore fete nyayo kanzane wine sibyo? Umva ngubwiye uko umwana ataraza. Nakubwiye ko ubanza ukajya kuzana umwana. Ari ntanabyibagiwe. Ibya wine ibyo turaba tubikoranye. Sawe kamuzane.